Karibu sheri. Cyangwa Karibu bisanzwe se. babanzi b'amakaro. Nta kidashoboka we. Izi ntebe se neza. Cyane rwose. Nshazemo amabuno ushaka kuryamemo nta kibazo. Hani wanjye. Kubi gutunga. Wicara nk'abakiri ukishyiraho agasego. N'amaguru ngashyira ku kandi. Kankureke mba ndikubanza utangare ndikubona byagutangaje. Aha ni iwawe. Ni. Njyewe Gihozo. Ako wagiye mu bapfumu. Mapfumu agiye mu masengesho. Ako ruzi abantu bakiri bose bakura mu bapfumu ari n'abakura ku Mana. Ahantu wasengeye ndangire. Buretse ndazinda makubwira amakuru yose. Iwawe. Muraho. Sigaye wisiga amavuta akagufata. Wambara ukaberwa. Nuko nyine imbaraga z'Uwiteka zirakora. Nta shani idacika cyangwa se. Kutari kumbaza tete ntabwo mukumbuye. Oya no ndaje namukoze. Baronkumbuye njyenyine. Oya shene. Nuko nyine ubundi ninjiye ariwe nje kukubaza. Mbere y'ibindi ngeze ahansanga harimo amakaro, hari intebe, hari mw'icya. Nuko nyine ndari imbaraga za Yesu. Teta sameze ate? Ari hehe musozo dukwanze? Gira tetaze. Ire urahiye we. Teta sujya mwamumenya. Cyakora uburiri bwiza ntakibyuka. Ujya mwamumenya? Yesu we dore yabaye gasomwe inzo biraka. Aransumba none. Ahubwo se muhuriye. Ndetse araje. Mubwira se sansubu. Nta kari hano sheri. Yagiye ku ishuri. Uyu munsi nibwo yagiye ku ishuri. Yaramaze iminsi afite akabazo nyine yari yarwaye, yameze nabi, bari baramuroze. Kuki? Yego. Teta bamuroga cyane. Abo kubera mwateye imbere rero babanze babaye benshi. Sha twanageze kure tujya mu bitaro, biba ngombwa yuko tubona umuvuzi aramuvura. Agakondo. Cyane ngo mbwire. Cyane nemeze nk'umusazi. Sinkubeshye nanjye ubwanye naho nibagirwaga no koga no kwambara. Ariko ameze neza. Waba usigaranye nde? Igihano. Ntabwo Imana yamereza bene ibintu nayiza ngo ijye kunyima wapi. Ni wo muryango usigaranye. Owera. Iki? None se kutari kumbaza bise neza ukuntu nyine ibintu byaje. Njye nubwo nenyeye kubaza ibya Teta. Ubu nabuze ahantu mpera akombwira. Nakazi kawe urasanga inkuru zacitse. Ibi bintu tugezanye ko. Bimbaze neza uri muri mundo. Ibi Ibi bintu nabikuye he? wabikuye. Ongera ubisubiremo. Ibi bintu byose wabikuye. Intebe biki. Kankubita story. Bino bintu ubona ibi nibyo ubonye ugenda mu cyumba ari muri douche. Ubu nsigaye noga mu mutwe nkashyiramo bya bintu bapriza uzenguruka urebe. Ubu na douche iri mu nzu na toilette. Ugenda cyane. Ntushyige gusaba abaturanyi toilette. Saba abaturanyi toilette. Ntayirayemo ahubwo. Ubu niboneye. Ukaba nigeze kugamba kuri telefone nkakubwiraho nyine ukuntu tuntu duke. Ubu nyine niboneye papa wanjye. Papa wanjye yarazutse. Nyine nabonye umutipe arankunda nanjye ndamukunda amvana mu buzima bubi narindi mbuzi nawe urabizi ubuzima twabayemo ndabuzi ndiko no kungeza ahangaha nyine wambayeho n'umwana wanjye ariga ubu nzi cyo Minervare turaseka tukanywa tukarya tukaryama cyangwa n'umugabo ufite umugore Oya ni umusore ubu ngubu rwose umusore ibintu byose yabikora we sabaye murabana ariko oya agiriye nzu se nawe ukagira iyawe kwashira nyine ni heza nyine nawe urabyumva harenze hano nta mahuriro karabura icyo ngo mubane ngende mba byandenze nyine umugabo yaraje yambera nk'umubyeyi yanyitaho ni umugabo ni umusore ni umusore ariko n'umugabo wanjye
iryo raka agomba kurimuhereza kuko ararikwiye. kujya mbona mwita umugabo rero ntabwo biva hafi aha nyine biva kure ngizo kure twarakundanye nyine twanaryamanye pe siko bigutunguye ndiho uzi ko abasore b'iki gihe baryamanye n'abakobwa bahita babanga ibaze rero ubusugi bwawe umutakaje bagahita kwanga wewe noneho akanakwirukana warigeze no kuba mu buzima bwiza warariye neza waricaye heza wararyamye ahantu heza urumva waramaze gushyira ibisuko bihenze waramaze kwisiga amavuta ahenze noneho akagutwarira ubusugi akanakwanga wajya he ko utasubira hariya uhita wiyahura nyine twabitanye nk'imikino turabona turi kujokinga birangira bibaye ariko ni ukuri kw'Imana uzi aho twabikoreye kamuha amakuru uzi aho twabikoreye dusigaye dukundana bya nyabyo urukundo rwarikubye ubu ngubu none nsigaye mbona mba namumera bumva waramurongeye ariko ahubwo reka ndamukunda Imana urukundo rwarikubye nk'inshuro 1000 nawe se gusa urasigaye nkunda aho twaryamanye Imana nta makuru ufite ariko nyine nta gihombo mfite nuko naramuhaye kuko ni umugabo wanyitayeho amenyera buri kimwe cyose ubuzima tubayeho murabona nyine naho narinzi ntabwo ari ngombwa ngo usobanurire kuri kuragaragara muri make ntabwo nzi ikintu namwitura ni ukuri ntabwo nzi ikintu namwitura kereka muhaye nk'igikombe cy'ubutwari nkamubwanakira rwose uragikwiriye kuko ntabwo nabona ikintu umuhereza nyine ngo numve ko ku mutima wanjye mushimiye bya nyabyo shaka gukora umubano rero nyine bya nyabyo areke kukumara muri manombe ni yamaye promesse ko banagiye kurasoza kwiga ejo bundi byarangiye yamaye promesse ko tuzasoza kwiga uwo munsi wenda nzasoza kwiga tujya mu murenge pe pensa wihangane ko musanze muri aka kazi ntabwo byari ngombwa gusa nyine nanje kugusezera uransezera ugiye urabizi ko wacu banze ko tubana kubera ubushobozi buke bifite urabizi kano kazi ukora ku manywa ucukura toilette nijoro karinda izamu urabizi neza ko nta n'icumi njiza ku kwezi rero mu rugo urabizi neza ko banze ko tubana yego pe njye ndagukunda nta kibazo nakwihanganira ariko urabizi neza ko mu rugo babyanze rero bahisemo ko njya kwiga hanze niyo mpamvu nanje kugusezera Noella please kuki utatekereza basi ko ubuzima bugomba guhinduka ndabizi ko ugomba guhinduka gusa nyine nawe urabizi ko bigoye reba ubuzima urimo nawe ku muntu ucukura toilette nijoro karinda izamu amafaranga atanadutunga n'icyumweru koko wankunze uri proud y'ugukomeza ubuzima mbaye ariko iwacu baranze ko tubana iwacu baranze ko dukomeza gukundana pe gusa nyine ntabwo nanjye urabizi nakundana Noella tuzaba bakiri nishimiye yuko nagenda nkagusiga gusa nyine nibiba byiza nta kibazo kibona tuzamushake Noella wanyumvishe basi ndi aho maso urabizi ko nkunda ariko gusa nyine mu rugo ntabwo bishaka wanyumvishe urabizi kano kazi ukora sivyo ni ikibazo nta nubwo kanadutunga iminsi ibiri byonyine Noella nkura cyane kubera wowe ndabizi pe nta kutagira gusa nyine wacu ntabwo babishaka please wambabare waretse kunsiga byibuze nubona n'undi nta kibazo muzabana Noella basi umva ijambo ryanjye rimwe tega amatwi unyumve ndakumva Noella uyu munsi akazi ndimo gukora kazahinduka ejo ubuzima buzahinduka Noella tuzaba bakire kubera wowe ndabizi ariko naguma ko babishaka Noella ndamutse ngufite mfite byose basi nibibona ndi nta kibazo uzamushaka Noella nta wundi muntu ushobora kuzabona nandi mahita mumfite sivyo nta kibazo basi uzagira amahirwe mu buzima kandi ubundi uzamushaka sivyo Noella nta wundi ushobora kuzabona nandi mahita mumfite Noella uragiye undi nta mahirwe y'umukene koko ariko
ubuzima buzahinduka. ariko Ngabe siko mbitekerejeho neza ngomba kurimbura uriya muryango wose. Umuryango wose? Yego. Se muri ntago wavangiye? Ase bite byawe? Uri kumva utagiye gushyira muri inzira karengane muri bari abantu? Inzira karengane ni iyihe? Nese Vincent ari kuzira. Hari undi muntu mushya muri bariya? Vincent ari kuzira iki umuntu waje yigendera yikundira undi mwana uri kumuziza? Uziko mutwe udatekereza. Vincent uziko ari we mbarutso y'urwango rwanjye na Gihozo. Uziko Vincent yataza mu buzima bwa Gihozo ngo abahindurire ubuzima bamere neza bamere gutya nta n'ikibazo niko mfitanye na Gihozo. Yabujemo nyine yaje nk'umugisha ariko ntago bisaba ngo tujye kugira marayika nawe kuntira iseseme. Ndakubwiye ngo Vincent ngomba kumurimbura cyane cyane ko we uri kubyumva niwe mbarutso ya buri kimwe cyose. Vincent tinjira mu buzima bwa Gihozo ntabwo nari kwandi gupanga ino mipango yose. Ngomba kumurimbura nkarimbura Teta nkarimbura Gihozo ahubwo Imana imfashe oya nako ntabwo navuga Imana mu bushobozi dufite gukoresha tubigereho kubera yuko Vincent ndamutse namurimbuye wumve nawe ushyire muri logique ubitekerezeho neza. Vincent ndamutse namurimbuye ashobora kuzakora ubushakashatsi wakinwe twararimbuye Gihozo na nuze akaba yavumbura ko twe twabikoze. Sinavuze ko uzakoresha uburozi. Warumva umuntu bafunze ngo yaroze. Ariko gute ko titayirirwa nshinza ngo muri se yakoze ibi nyuma noneho nyuma yagira amakenga agatangira kubikora ubushakashatsi naramureretse nkamwihorera. Ikintu mpana nuko utajya ugirwa inama. Yihe ugakura nunza uriya mukobwa Gihozo mu nzira wenda na Teta Vincent abona atangiye kubyivangamo akaba ari kugira icyo ukora ntago byabaye. Impamvu twebwe ibintu byose tubikora buri gihe ntibirye ni ukubera ko duhera kuri umwe. Nagerageje Gihozo wenyine biranga ngerageza Teta biranga. Ubwo rero icyiza nuko bose nabagira nabarimbura ntihagire n'umwe unyitambika cyangwa se ugira amatsiko n'amakenga yuko byaba byarabagendekeye. Ubundi ko buri kwose Vincent ko turi inshuti nta. Sunde kankubaza ikibazo kimwe. Ninde ufitiye impuhwe muri abo bose? Ko njye nabonaga Vincent ntacyo yishe nta n'icyo kintu. Nawe rero ndikumva utangiye kuntenguha. Ibyo kwivugisha ngo runaka ngararengana runaka ararengana ngiye hara nta muntu n'umurengana kuri ngewe. Nta muntu n'umurengana? Nta n'umurengana. Ngombwa ukuri kubitegura rero. Ngiye ariko ndi kubitegura. Urumva? Ngiye buriya ese utuntu twakoraga abanye ko turya nubwo byageze ku mwisho bikanga. Umva rero kuva narabonye birya. Ubu sinyipfa kugenda gutyo gusa. Bikubwiye hari wagira ngo no kubeshya nze nkwereke bikikangishwa se cyagiheweho ko watanze irinda ziri hinuze kutikanze dore isaha ku isaha. Hakuzi ko nanjye hari umunsi uzandurwa nubwo turi inshuti mwana. Mubera nge nazomuka we ko ntabajije niba uyabukoze ku mubiri ntacyo bitwara. Usigaye ugenda mu burozi? Tukagenda tucika ngo atagira ukuntu umuntu kumva. Uzi ko nanjye uzabona ngira ngo ni imikino. Se bite byawe. Kuki bayo hano. Urumva ukuntu uri muri motera. Muri Ciao kandi tugomba gushaka terime tukabihindura gusonde kubyita uburozi. Gisobanuka jye umenya ubwenge. Hato tutazarabivuga akajye norirwa mu gutwi akibaza ikintu ubwo burozi aho bujya. Ngomba guhindura terime tugashaka indi mvugo so dukoresha. Nge nsigaye mbugendano kubyumva kugira ngo nindamuka ngize amahirwe gato kidogo hakagira ubwo wanca muri humye nzahite mbyikorera kandi nzameka ngashaka ko bose mbajyanye. Sinzarimbura umwe nk'ubwo bwo uri kungeramo inama ngo kurimbura ndimbura umwe abandi basigara bamagamye nk'uko kara kagoryi nako kamagama. None yibaze ndimbuye Gihozo wenyine kara kamagama bagihari bose ibaza no murimbuye wenyine. Nyine nari nikanze ariko nawe wakwikanga. Nyine urabizi nagombaga kugira ubwoba kuko ntabwo nari nzi ko inshuti yanjye igeze kuri level yo kubugendana. Ariko nyine igihe cyose muri ku ruhande rwawe mbona nzamvamo rwose kuko ugira utuntu tw'ubwoba bw'ubugoryi buri aho ngaho kubizi ko diro zose. Ubundi ariko ujya wibuka ko ari wowe waroze Teta. Ariko nyine muri ku ruhande rwawe nubwo ngira ubwoba nyine ko Teta muramutera ubwoba nkivamo nkamubwira ngo niwe wabyiteye akamenya ko ari njye. N'uwo bagiye kumubaza ati ikintu cyane mafashe yava kandi ari njye wakimuhaye.
nuza ugira ubugambo ugashaka no kumva mugiye bakakare waroze teta we njye najya no kuvurana nk'abati njye ari ikintu naguhaye oya dan umwe sibyo ni ngombwa ngo bigare ubagize iyo rero niyo turi igomba kukumvisha ko nawe wa joininze ukabyakira ukamenya ko uri umurozi kunandenze wenda wasanga nyine no kugira n'ubwo bwo kurimo we ko ari muhaye nawe uri umurozi nkanjye ugomba kumva ugomba no kwifatanya nanjye ukabyiyumvamo kubyumva ukabimfasha kandi ikindi tugomba guhindura iyo terime uvuga ngo uburozi ngiki oya nibyo rero tuvuga isukari ko kundi isukari cyangwa iki duhindura imvugo ariko kundi nyine nabyisanzemo ngomba kugufasha ku mwana uzahantu wari ugiye makubwire ni mwirindazi nta muntu aba guhera irindazi nari impaye voilà wabyumvise twe dukora ibintu tuzi guhaye irindazi maze kuguha irindazi yasizeho ibintu urangije urarirya sibyo siko byagenze yego hanyuma maze kurirya wahise umera ntahise wumva mu nda ugize ikibazo cyo kugenda wumva harimo akantu none uwo muntu tumukorera iki uwo muntu njyewe kurikije n'ukuntu mwese tumubabarire kuko nawe ntabwo ari we usibye imana yonyine niyo ireba ikintu yamukorera tumubabarire oya mugabo tutabaretse bakamuhana kuko yaratubabaje urabizi ukuntu hari umeze pe yaratubabaje muganje ndumva wamuhana ni ukuri uyu mwana ni umuntu mwiza umwana yumva arasenga yatojwe gusenga uyu mwana twubahirize icyifuzo cy'umwana tumubabarire sibyo ariko kubera isomo ntukaze ugenda ufata utuntu twose mu nzira baguhaye abantu b'iki gihe ntabwo ari abantu beza abantu b'iki gihe babaye babi sibyo babaye abagome babaye abantu ntabwo ari abantu beza muri rusange ibyo kujya mu gasozi kugenda ujya utuntu mu nzira n'abana muniga nawe ujya ugenda gakeya ujya ujya ikintu uhawe n'ababyeyi bawe mu rugo gusa sibyo ko tuzabasha kumumenya ariko kuko yamubabariye situba atari ngombwa ariko twanamumenya nubwo yamubabariye nta kibazo akunda namubwe kutamujye munamwirinda byakunda nta kibazo namubabwira ubutambukanye mumwirinda sibyo ariko kuba mubabariye rwose uri umwana mwiza cyane nako mukristo arasenga umwana rwose kabisa kumereza aho ngaho n'ukuri sibyo kandi ntabwo uzaye kugira ikibazo ntugenda nta kibazo cy'uzongera kugiraho cyo mu buzima kuva naguhe kurura muti sibyo nzanagutsirika sibyo ariko uzajye wirinda nawe sibyo babyumvise byumvishe rwose urakoze imana igumurize njye ntacyo nabona ntabwo ariko imana irebe icyo wonyine icyo ukwiriye yego urakoze mama nawe sibyo kandi humura nta kibazo uzagira na kimwe kindi kibaho mu buzima bwawe kijyanye no kukuroga byarangiye buriya ntabwo bizongera kubaho niyo yaburenga no mu nzira atari we ntabwo bizongera ngenda umuganga ubyemerewe ufite ibyangombwa wemewe n'amategeko mu gihe kibazo ntanashima yego humura nta kibazo cyamugana kuri ngenda gushimiye mu izina rya mukuru we yego ndagushimiye cyane pe ni ukuri rwose ni ukuri urakoze cyane yego imana iguhe umugisha kandi kongerera imbaraga n'amafaranga urakoze rwose turabyishimiye teta humura rwose nta kibazo rwose kirimo byarangiye ubu ngubu ariko ujye wirinda sibyo ujye wirinda kuko buriya abantu b'iyi minsi ntabwo bari kubana bose bakishimira burya 100%. Siko abantu bashobora burya bakwishimira. Genda mu muhanda arimo bagukunda n'abatagukunda. Sibyo se? Isi yarahindutse. Sibyo? Nk'uyu mwana ntabwo ababizi. Ariko nyine kubimenya sibyo? Arabimenya. Ubundi iki cyakoze muri iki cyumba koko? Ndagushaka. Ndagukumbuye. Paul nsohokera mu cyumba. Vincent ndagukumbuye nka mbere pe. Basanga. Sohoka mu cyumba niyambarire musange muri sala. Vincent ndagukumbuye. Guno kuburira ariko ngwino. Sura kubona ko mushaka. Ndagushaka. Wansohokera mu cyumba ugataha. Ndagukeneye nka mbere. Vincent ndagushaka. Nsohokera mu cyumba utahe.
kandi naje kukureba si ibyo uvuga bya mbere simbizi ubwo ni ibya mbere nyine uyu munsi ari cyane nowera please mbabara n'umuriro ngo no kurinda gushaka ntabwo nzi ndagushaka ariko Vincent yewe ntabwo nzi basohotse kumbabaza mbisa niyo basohotse kumbabaza basi ntabwo ndako mushaka ubyibutse ubu Vincent kurabizi ko umukunda ndagushaka nka mbere ntabwo biri bukunde nsohokera mu cyumba niyambarire nigire mu kazi njye ku kazi Vincent ntabwo nshaka kumbabaza mbabarira pe ntabwo nshaka kumbabaza ndagushaka nka mbere ariko ubuze ko uyu mwanya nshobora guhamagara kuri Rebo nkavuga ko waje gushaka nizo kunzira mu cyumba utabinsabye umva biho ndagushaka ntabwo bikunda rero ndagushaka nka mbere Vincent wimbabaza pe mbabarira please sibyo no kuburira Nora ushobora kongera kunkora tukatuma dushwana kandi ntabiramukanye sangwe no kuburira ndagushaka haguruka nkwereke asa Vincent wajire ko gufata ibintu ukabikomeza sohokera mu cyumba ndagushaka nka mbere ntabwo nsohokamo ntabwo nsohokamo ndagushaka nka mbere ndagushaka ngo no kuburira ntabwo bishoboka Vincent wajire ko ukazi ibintu kumva ko ibintu ari ibintu birebire bya danje kandi byabaye birebire ngenda gushaka rero ntabwo nshaka gusohoka igihe wafashe wagipfushije ntabwo nasohoka ndagushaka niyo naje kureba muri iki cyumba ndagushaka bishoboka ngenda gushaka ndagushaka pe twaretse gukomeza ibintu ukaza hano ku buriri ngwino reka gukomeza ibintu ngwino ku buriri rimwe icyambere waje utambwiye icya kabiri ngusanze mu cyumba cyanjye utigeze umenyesha upimeje ngiye muri dushe waje urinze winjira mu cyumba uko nagushakaga hano ntabwo nsohoka ngo ngende ntabwo ndibusohoke ndahamagara kuri Rebo mvuge ko hari umukobwa ugiye kumfata ku Vincent wajye ureka kukazi ibintu ko twakundanye kubizi kandi kubizi ko nyigukunda waje n'umuntu hazi ko rwo nsigaye mbona ko n'abagabo dufatwa ku ngufu ubu urashaka kumfata ku mbaraga ntibishoboka agenda nimba hari n'uwakuntumye mubwire ko bidakunda ndagushaka nyewe ntibiri bushoboke kubera ko ibi byose nakumenye icyo gushaka se ntabwo twakundanye subiza nyine ariko ubu byararangiye wenda gukunda ntabwo byarangiye irangaho ujye uzagenda ugize kubwira iwanyu umva se tega amatwi umva ibyo babwira wabwira uti mwakoze ikosa rimwe ntabwo byarangiye irangaho njye ntabwo nazi amakosa y'ababyereka ntabwo byarangiye irangaho Vincent wambi mbese wumva wakunguye ntabwo ari ugukungura wasize ubu wisize amarangi oya ntabwo ari ugukungura ni ibintu byoroshye heza uramfata ku ngufu ibintu ndi kugusaba ni ibintu byoroshye ntabwo ari ibintu ndi kugira intambara ni ibintu byoroshye nagiye kwa muganga barabintwara ntabyo ubu ndaho nta kintu na kimwe maze wagiye gukomeza ubuzima barakundanye urabizi rero naje mushaka Vincent ndagushaka pe umutega amatwi wumve ndagushaka njye wabwira ijambo ntabwo ngiye gusubiramo yego si Vincent waretse kukazi ibintu waretse kugira ibintu nambara rimwe kabiri ko nkuzi utavuga nabi sohokera mu cyumba sohokera mu cyumba okay Vincent niba ushaka ko duhangana urashobora njye nawe ubundi iryo jambo wakabaye wararimbwiye ngo ujya kumva ndakubwiye ngo nta bici zigera nitambika hagati yanjye nawe urashobora ugiye kundoga aje nishinga ndakubwiye ngo urashobora ndaje nishinga hazi ko abakobwa bari abakera pe